Ndabasuhuje kandi mbifuza kugubwa neza nshuti bakunze mudukurikirana umunsi ku munsi. Rero ndagushimiye cyane wowe udukunda kandi utwitaho. Kora subscribe, likinga video, comment ni ingenzi kuri wowe, nyabuneka ntukabyibagirwe kuko murabizi yuko inyigisho zanjyeho ndabizi neza nanjye niha amanota n'ahantu handi mushaka kuzikura. Iyo uri umuntu uri umusesenguzi, iyo uri umuntu nawe ufite ikintu biziho mu bintu nigisha, iyo uri umuntu usobanukiwe, mbongira ngo murabyumva, nta kintu na kimwe wagaya. Uko niko kuri. Okay, nubwo nta muntu wishima ariko njyewe ndabizi yuko ngerageza uko nshoboye kose nkabaha inyigisho iteguye kandi ifite inararibonye ku buryo n'umuntu mukuru yumva akumva yuko mu by'ukuri ibintu ndi kuvuga bifite injyana. Uyu munsi rero ndimo ndasubiza ibibazo by'abakunzi bacu bagiye batwandikira. Uyarambaza ngo abakobwa b'iki gihe kuki batazi guteka ahubwo bakaba bamenya kunywa. My God, mumbabarire rwose kabisa, nyine hari ibintu. Okay, ubwo nyine namwe murabyumva. So abakobwa b'iyi minsi kuki batazi guteka ahubwo bakamenya kunywa. Bivuze ngo buriya umuntu wakimbajije ni umuhungu cyangwa ni umugabo, ubwo hari uwamukwiye nyine aranywa tu. Siko bimeze. Nshuti zanjye, buriya abakobwa muri iyi minsi impamvu batazi guteka ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo abakobwa muri iyi minsi, ahubwo ababyeyi muri iyi minsi. Nibyo njya nkunda kubwira ababyeyi. Umubyeyi arera umwana we akaba yumva yuko nyine kumutetesha, kumurinda imirimo ari byo bintu byiza kuri we, ariko burya uba uri kwicira umwana. Ntabwo ari ukubera ko abakobwa batazi guteka, ahubwo abakobwa ni ukubera ko ntabyo bigishijwe. Ikintu utigishijwe ntabwo upfa kukimenya, nshuti yanjye. Nk'ubu njyewe nzi guhinga, nzi kuvoma, nzi gutera intabire, nzi guteka amoko yose, nzi ibintu nyine, ibintu byose ahari bibaho. Kuko ntiwampa injereka. Okay, nshobora kutikorera injerekani bitewe n'uko ngira imvune, ariko binabaye ngombwa ko nyikorera nayikorera. Biramutse bibaye ngombwa ko njya mu murima nkahinga nahinga, kuko ndabizi. Nshobora kudatindamo nka kwa kundi abantu nyine bagenda bakamara igihe kinini, ariko nahinga, nacuruza, nateka ubugari, nateka akawunga, nateka ipirawu, nateka umuceri, nateka inyama nkayikaranga neza. So bivuze ngo ababyeyi banjye nibubahwe, banoje buri kimwe cyose, kuko bari bazi yuko igihe runaka bashobora kutazakomeza kundera. Siko bimeze. Rero ngiyeho inama nagira abantu badukurikiye none ahangaha, ababyeyi mugerageze kwigisha abana banyu imirimo. Muri kubyumva nk'uyu muntu wambaje kino kibazo, so ni umugabo cyangwa umusore. Kuki abakobwa b'iminsi batazi guteka ahubwo bakaba bazi kunywa? Umugabo, reka mbabwire mwana, ntimukajye mubona abantu bari kwahukana cyangwa baragira ibiki. Umugabo ntabwo azihahira neza ngo yihahire ifi uyiteke n'amagaragamba ngo ayirye, ntabwo bizakunda. Nta nubwo umugabo azaza kwitekera kandi afite umugore. Izo ni ingeso mbi. Umugore ugasanga ni ikidebire mu mutwe, ntazi guhaha. Ubwo nyine ubwo twe tumufata mu rwego rw'umugore. Niba akiri umukobwa akiri iwabo, ejo n'ejo bundi bazamutenda cyangwa bamushake. Namara gushaka bizagenda bite? Byose kutabiteganya nk'umwana, nk'umubyeyi w'umwana, ahubwo wowe ukumva ko umwana wanjye atazavunika. Kandi wowe wakuze uvunika, byagutwaye iki? Wabuze gukura, wabuze kugira ubwenge, wabuze kugera aho ugeze aho nonaha, ariko ukumva ngo umwana wanjye agomba kubaho neza. Mwana wanjye, nshuti yanjye, kubaho neza no gukora ni ibintu bibiri bitandukanye. Umwana, abanyarwanda baragiye baca umugani baravuga ngo umwana arindwa inzara, ntabwo arindwa imirimo. Umwana aba agomba gukora, umwana aba agomba kwitabwaho akamenya ko yariye yanyweye, umwana akamenya gukora. Ariko umwana w'umukobwa urasanga isahani yaririye atazi no ko bayikura ku meza, niba bayikuraho n'abatayikuraho ntabyo azi. Urasanga acaho akagenda guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere,
nk'uko babivuze ngo aranywa, ikiwe ni ukugenda akanywa, urumva, akanywa, yamara kunywa akaba yanywa ikaziye ya fanta cyangwa ikaziye ebyiri, akazinywa akazimara, cyangwa izi nzoga akazinywa akazimara, ariko ukaba utamubwira ati basi byibura genda untekere boyiro nirire, ibyo ukaba utabimubwira. Niyo mpamvu ushobora gusanga uyu nguyu yabaje kino kibazo, kuko aba yumva yuko byagize gute, byamucanze, aba abyibazaho bikaba byaramuyobeye. Ibyo rero ntitukabitindeho cyangwa tubyibazeho cyane, kubera ko inshuro nyinshi niko ababyeyi bari kurera abana babo, kandi barabarera mu buryo butari bwiza, bakabangiriza. Iyo bamaze kubangiriza rero bituma umwana yumva yuko akwiriye kubaho muri ubwo buzima, kandi ubwo buzima nta kintu na kimwe buzamugezaho, ahubwo ari ukumubabaza gusa mu gihe kizaza. Mu gihe kizaza urababara, mu gihe kizaza umutima urababara, kubera ko uzabana n'umugabo wawe utazi akazi na kamwe, utazi ikintu na kimwe, ahubwo ugasanga umugabo aragusenze ku manywa y'ihangwe kandi byaratewe n'iwanyu. Icyo gihe rero ntabwo ikosa umwana azaribona kuri we, ni ukuri nanjye ntabwo naribona ku mwana, ahubwo ikosa riba riri ku mubyeyi, ku mubyeyi wamureze rebamo, adatekereza ko ejo n'ejo bundi ashobora kutamukomezanya, ku mubyeyi wamureze azi neza ko uwo mwana ari kurera azavamo umugabo cyangwa azavamo umugore. Ese babyeyi mudukurikiye, iyo murera abana gutyo mwumva bazavamo iki? Umwana uramureka agakora, kuko gukora nta kintu bitwara umwana. Narabwiye nko muri izi vakansi ntabwo mwakabaye mufite abakozi mu ngo zanyu, abana banyu bakabaye bakabikora, bagakurikirana imirimo yo mu rugo. Umwana akamenya ngo ndabyuka, ndakoropa, ndoza ibyombo, ndateka, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyumba birasa neza, nasasha, nafuza amashuka ndaramo, nagize ibintu nk'ibyo byose, ugasanga umuntu arabizi. Ariko mu gihe uzi yuko ibyo bintu ntacyo witayeho, mu gihe uzi yuko mbese nyine bitakureba, ubwo nyine ntabwo bikora. Se wakora iki? Wakora iki mu by'ukuri? Ibyo rero bizatuma buri muntu wese yitekerereza uko abyumva, yiyumva uko abyumva, kandi ntabwo bizaba ari byiza. Niyo mpamvu rero umukunzi wacu yatwandikiye atubaza ngo kuki abakobwa b'iyi minsi bazi kunywa ariko batazi guteka. Ni ukuvuga ngo abafite impamvu yahereyeho abibaza kugira ngo natwe tubashe kumusubiza. Ubwo bivuze ngo rero kuba abakobwa banyu batazi guteka ni mwe mubigiramo uruhare. Ababyeyi bari badukurikiye muri iyi videwo, mukore uko mushoboye, mwisubireho, mwitekerezeho, mwigisha abana banyu imirimo, mubafashe kujijuka. Kujijuka ntabwo ari kujya mu ishuri gusa, ahubwo no kujijuka umuntu akamenya ngo nkwiye gukora iki, nkwiye guca muri izi nzira, nkwiye kwigisha umwana wanjye gutya. Ibyo byose ukaba ubizi, bizagufasha kuba warera umwana wawe akazaba uw'ejo hazaza twifuza. Kandi burya uba unarerera igihugu, kuko umwana burya iyo tugiye kubira dusanga atari uwawe gusa, ahubwo n'igihugu kiba kimukeneye. Imana ikomeze ibampere umugisha, kandi ikomeze ibandebera icyoroshye. Bye.